yagize ko ntacyo kandi bavuga ko umugore we watsinze. Ubwicanyi buri kwiyongera ku rwego udashobora kuba watekereza hirya no hino mu isi, cyane cyane hano mu Rwanda. Indi nkuru itugezeho mu kanya ni uko Nyamasheke mu murenge wa Karengera, Nikuze Felicien w'imyaka 37 yamaze guhitana se umubyara Nsengumuremyi Edouard ufite imyaka 62, yabanje kumutema amaguru aramuconcanga mu mutwe akoresheje umuhoro. Yamuzizaga ko yanze ngo kumuha umunani, kandi mu by'ukuri amategeko y'u Rwanda ibyo bintu atagitegeka ko ababyeyi batanga iminani ku bana babo. Icyakoze ubu bisigaye byitwa impano. Nareba hirya nkabona nta bantu bari buze kuntabara. Nagerageje uburyo ki nacika kugira ngo umwana arokoke, nsubira inyuma mwereka ko ngiye kumutema. Nawe aranyegera, umwana basigaye inyuma. Ikibazo naje guhura nacyo nuko nahindukiye ngasanga n'undi nasize mu rugo nawe yaje. Ngayo nguko ni nyuma y'uko mu karere ka Nyagatare naho umurenge wa Rukomo, akagari ka Rurenge, umugabo w'umuprofeseri w'umwarimu yishe umugore we, nawe amubaze nk'ubaga itungo, amushyira mu ndobo, ibindi bice abishugunya muri toilette. Nawe yahise afatwa n'inzego z'umutekano ziramujyana, ariko zimugejeje mu nzira asimbuka imodoka ashaka kurwanya inzego z'umutekano, ziba ziramurashe nawe ahasiga ubuzima. Ni nyuma y'uko kandi mu Bugesera umugore rwose yabaza akana arakica agashugunya muri toilette. Ubu uyu mugore arimo araburana mu nkiko zitandukanye kuko arimo araca ku mbuga nkoranyambaga we buri munsi. Ubwicanyi buri kwiyongera ku rwego udashobora kuba watekereza. Ese ubundi buriya umuntu wishe undi buriya we ntiyagakwiye kwicwa? Utubwiye muri commentaire, kandi subscribe kandi like ndetse na commentaire zanyu mutijanye mu bisige kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Umunsi mwiza.